Ku itariki ya mbere Gicurasi buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo. Uyu munsi ugeze mu gihe mu Rwanda hakigaragara ubushomeri haba mu rubyiruko ndetse no mu bagore, aho iyi mibare yiganje. Minisitiri w'umurimo mu kiganiro kugira kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ko kwigira ku murimo ari bimwe mu bizafasha cyane urubyiruko kwikura mu bukene ndetse n'ubushomeri. Iyo bagize ayo mahirwe yo kuba babikora nka 70% byibuze babona akazi, nkaba nshaka kuboneraho umwanya ngo nsaba bikorera bose iyo gahunda bayitabire, batanga imyanya, bakira abo bantu baje kwimenyereza umurimo kugira ngo dufatanye twese koko bamenyere umurimo. Ntago tugomba guha umuntu diploma akazi, tugomba guha umuntu akazi ufite ubushobozi. Yanabivuze avuze ujya mu ishuri ukaza wagera ku isoko y'umurimo ugasanga byaranahindutse, bakaba bakaguha kakakunanira, sibyo? Ni ukuvuga ngo wowe ufite abakandida babiri, umwe afite diploma umuhaye kamera iramunaniye, undi nta diploma afite ariko kamera arayishoboye, wagaha akazi ndetse. Rukundo Pacifique yize ibijyanye na plomberi cyangwa se gutunganya amazi, kuri ubu ari kwikorera. Avuga ko kwigira ku murimo byamufashije kuko ubwo yarimo akorana n'abanyamahanga bagiye batandukanye mu mirimo asanzwe akora, byamufashije kunguka ubumenyi ndetse arabukoresha kugeza ubwo yihangiye umurimo. Yes, kwigira ku murimo icyambere cyo ubasha kumenya ibintu byinshi kurenza umuntu uri ku ishuri, kuko ku ishuri muba mufite ibitabo nyine musoma, ariko twebwe hanze kwigira ku murimo ugenda uhura n'abantu batandukanye bafite skills zitandukanye. Urumva mu ngo nshobora kuba narakoranye n'Abashinwa, n'Abahinde, n'Abanyakenya, n'Abatanzania. Rero urumva icyo gihe nahuje imbaraga muri abo bantu bose, urumva bafite skills z'ibintu nyine bagiye mbigiraho. Leta ndayishimira kuko mbere wasangaga abantu dukora bino bintu ugasanga ni bakeya. Niyo mpamvu n'icyo gihe habagaho icyo cyo kuvuga ngo reka tuba abanyamahanga kuko aribo bari inyuma nyine babyize, bakaba aribo babona akazi cyane. Ariko ubu ngubu aho twe dutangiye, leta itangiye amashuri y'imyuga nyine abaye menshi, urabona ko ibintu byagize impinduka. Urumva nka bagenzi banjye hari ubwo dukorana nko gusudira, nkaba navuga ati uyu nguyu kubera byize mu ishuri runaka, nkaba namubwira ati ngwino dukorane. Urwego rw'igihugu rushinzwe guteza imbere tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, Rwanda TVET Board, ruvuga ko 86% by'abanyeshuri bigira ku murimo bahita babona akazi kubera ubumenyi bakura mu nganda zifitanye amasezerano n'uru rwego. Abanyeshuri nabo bemeza ko kwigira ku murimo bibubakamo icyizere cyo kuzahangana ku isoko ry'umurimo. Aba banyeshuri kandi bavuga ko bizabafasha guhigana n'abandi mu gihe bazaba barangije kwiga muri rusange. Nitwa Iratwumva Patient. Wiga iki Patient mu mashuri? Niga multimedia production. Kwiga theory urumva ahangaho kubwira ikintu uri kugikora nyine direct. Hako theory nyine ucyumva mu magambo pe. Cyambere cyo buri mu ruhame buri muri society. Wahantu uzakorera nyine uvuga ati ninsohoka mvuye ndahije kwiga, nzajya nyine muri society yanjye nkore. Bigufasha gushirika ubwoba ukumva nta gihungu ufite kuko n'ubundi buri mu bantu. Murakoze, nitwa Keza Liza. Wiga hehe mu mwaka? Niga level 4 multimedia production muri Nyanza TSS. Rero muri pratique ho uba wabasha nyine kubikora ukamenya nuko bikorwa nyine atari mu magambo. Umva utageze ku murimo biramugora kuko niyo turi muri stage wenda bidufasha kumenyera no kuba twakimenyereza akazi ko hanze, kwa igihe ushobora gusoza kwiga ntubashe wenda kwa uwo mwarimu wa theory ariko ukajyanze muri society ukamenya kubana nabo no kwihangira umurimo muri rusange. Yego nibyo koko birakwiye kuko nk'ubu nanjye nicaye mu rugo nkagenda yesinze gukora stage, hari icyo abandi babandusha kandi hari byinshi tuba turi kwigira hanze ahangaha ko hanze hatandukanye no ku ishuri. Umuyobozi mukuru w'urugaga nyarwanda rw'abikorera PSF aherutse gutangaza ko ibingibi bigiye gushyirwamo imbaraga, hakabaho imikoranire n'ibigo by'abikorera mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri boroherezwe iyi gahunda yo kwigira ku murimo ibe yatanga umusaruro wifuzwa. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurashimibare ku miterere y'umurimo mu Rwanda bwagaragaje ko ikigero cy'ubushomeri mu Rwanda kuri ubu
kigeze kuri 2.7%. Ni ubushakashatsi bwagaragaje ko abanyarwanda bafite imyaka 16 kuzamura, bivuze ko bemerewe kugira umurimo bakora ari miliyoni 8.3, ni mu gihe miliyoni 4.5 muri bo muri Kanama 2024 bari bafite akazi, naho abarenga ibihumbi 817 bari abashomeri, naho abarenga miliyoni 3 ntibari bari ku isoko ry'umurimo. Imibare igaragaza ko igipimo cy'ubushomeri cyagabanutse kuri 7.2% kugeza kuri 15.3%. Ikigo cy'igihugu cy'ibarusha imibare kivuga ko abarenga miliyoni 4 bangana na 58% bari ku murimo ariko badatanga umusaruro uko bikwiriye. Umubare munini ukaba abagore bangana na 65.6% by'abagore bari ku isoko ry'umurimo bose ugereranije n'abagabo bangana na 50%. Biyongera cyane ku rubyiruko kuko ari 59.8%, mu gihe abakuru ari 56.5%. Niba rushimuwe biho Keve Christian, iyi ni BTN TV umujyi wa Kigali.